Uyu ni Nyirafaranga Alphonsine uvuga ko afite umwana ugira ikibazo cyo kwitura hasi bisaba kuvuza isaha ku isaha, ariko ngo yatereranywe n'uwahoze ari umugabo we kuko yamusabye amafaranga yo kugira ngo buzuze mituweli y'urugo umugabo amutera utwatsi. Ikibazo cyanjye ni uko umugabo twashakanye nubwo twatandukanye ariko ntabwo yita ku mwana w'umunyeshuri afite, kandi uwo mwana yitura hasi none yanze gutanga mituweli kugira ngo natwe tubone uko tutanga izacu. Natanze igice ariko igice cyanga kugitanga, biba ngombwa ko nanjye afashe amafaranga nyine yo gutanga ubwo ndayamuvurisha, none byararangiye nyine ubwo umwana aba ariho nabi. Ntabwo umwana abona imiti bihagije kubera n'ubukene mbega mfite, kuko narahanganye kurera abana bakiri bato kugeza ku isaha tuva nta bushobozi mfite bwo kubona. Uwo mwana arwara iki? Arwara igicuri, yitura hasi, nta buzima afite. Ikibazo cyo kwishyura mituweli Nyirafaranga afite kandi kiravugwa n'umuhungu we mukuru ufite urugo rwe Habarurema Ndaribitse, uvuga ko se yanga gufatanya na nyina ngo bishyure amafaranga ya mituweli, ari naho ahera asaba ubuyobozi ko bareka kumubarura kuri nyina kugira ngo ajye yishyura mituweli bimworoheye. Ikibazo afite ni icya mituweli, kuba adatanga mituweli kuko papa amubaruyeho kandi akaba batabana. Ubwo rero akaba asaba ubuvugizi bwo kugira ngo bamukureho ajye abona ukuntu yitangira mituweli. Nyirafaranga Alphonsine uvuga ko umugabo we Habarurema yabanje gufungwa imyaka 11 ahaziye bakabana umwaka umwe, ari nabwo yamuteraga inda y'uwo mwana ufite uburwayi bwo kwitura hasi. Kuri ubu aravuga ko n'ubundi Habarurema batari barasezeranye imbere y'amategeko, ari nabyo ahera hasaba ubuyobozi ko bamumukuraho kugira ngo ajye yishyura mituweli ye n'abana bitamugoye. Twatandukanye kera kuko yabanje gufungwa imyaka 11, aho aviriyemo tumarana umwaka umwe ahita agenda. Ubwo asize mfite inda y'uwo mwana nayo byadahari, hajije imyaka 12. Ntabwo batwaranye, twashakanye gutyo nyine ari umusore nanjye ndi umukobwa. Ariko noneho ikintu ngiye nsaba ni uko yabukwe nanjye nkabukwe wanjye, ariko akaba bampa uburenganzira busesuye kugira ngo njye mbona mituweli z'abana banjye, nubwo nazishaka cyangwa nk'umuterankunga, ariko akanini n'inkunga uwo mugabo atandiho bakamumvanaho. Kayitare Jacqueline umuyobozi w'akarere ka Muhanga aravuga ko n'ubundi yagiye gusohoka ibyiciro bishya by'ubudehe, ngo ubwo byanze bikunze n'ubundi uwo mugabo ntago azasohoka kuri uwo muryango yataye kuko ngo ubwo nta kibubarizwamo. Gusa nanone aravuga ko nk'ubuyobozi uwo mubyeyi yagiye gufashwa mu gihe ibyo byiciro bishya by'ubudehe bitarasohoka kugira ngo adakomeza kubangamirwa n'uwo mugabo wabataye, kandi we n'umwana bagomba kwivuza. Cyo nicyo rwose wagikemura uwo mugabo, kuko byanze bikunze ubwo n'inzego z'ubuyobozi zirabizi ko uwo mugabo yamutaye. Ubu igihari ni uko n'ubundi turimo hagiye gusohoka ibindi byiciro by'ubudehe bucyangira ngo murabizi nk'umunyamakuru ubwo warabikurikiranye nabyo. Ubwo byanze bikunze uwo muryango ntabwo uwo mugabo azasohokaho, ariko mu gihe n'ubundi byiciro by'ubudehe bitarasohoka kugira ngo uwo mugabo ave muri uwo muryango ko atakiwubamo, uwo mubyeyi twamufasha kugira ngo ashobore kubona uburyo bwo kwivuza ntabangamirwe n'umuntu n'ubundi wamutaye, atanakwiye no kuba yishyurira kuko uwo mugabo ubwo arishoboye kandi yitandukanije n'uwo muryango ku buryo ntabwo akwiriye gukomeza kuba ikibazo mu muryango yasize. Twamufasha tukamukuraho, hanyuma umubyeyi akabona uburenganzira bwo kwivuza n'umwana we. Tungandame Munezero Pierre, Prime TV mu karere ka Muhanga.